Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiranye channel All Mining Update. Watarakora subscribe wayikora. Ikintu kituzanye muri iyi video rero tuje kubasobanurira uburyo ki wakongera umuvuduko w'izi Avive winjiza ukoresheje izo bita Magic Stone. Nicyo kintu kituzanye muri iyi video. Icyo sabwa no gukurikirana iyi video kuva itangiye kugera isoje kuko ibintu biravugirwamo ni ingenzi. Abantu mukora mining ugasanga hasi aha hariho ibice bidasanzwe. Nk'ubu urareba ngewe mfite amahirwe yo kwinjiza ebyiri muri round ebyiri zonyine, nako imwe muri round ebyiri. Rero hari abantu mufiteho iyi My Soul Power murayibona hano nyeya cyane, ariko ngiwe reba iyiriho. Ubwo rero icyo sabwa wowe no gukurikirana iyi video ukareba uburyo izi Magic Stone zikoreshwa. Nkuko musanzwe mubizi, ikintu usabwa kuba ufite application ya Telegram itangirwamo izo hashcard cyangwa se izo bita Magic Stone. I think murabona icyo usabwa ugomba kuba uyifite. Urareba ko nyifitemo ngewe yitwa Avive USA. Aha link ndayibaha muri description, n'abantu muri groupe All Mining Update, link ya groupe murayibona. Icyo usabwa rero no kuba ufite application ya Telegram irimo groupe, uri muri groupe itangirwamo izi Magic Stone. Tudatinze rero reka tubereke uburyo bikorwa. Icyo usabwa ugomba kuba ufite Telegram uko nabibabwiye. Ikintu cya mbere ugomba kugenzura, hari uburyo bubiri bwo kwinjizamo. Ikintu cya mbere gifungura application yawe zimeze icya uzahanditse ngo tools. Aha ndakeka muri kuhabona neza, ukahakanda. Murareba ko nge bayimaye iyo bita Water Magic Stone iriho 3,000. Nibyo ndahita mbona byiyongera mu mbaraga zo kwinjiza. Icyo usabwa rero, hariho inzira ebyiri zoroshye. Inzira ya mbere ni initiate. Aha ni wowe ukanda ugasharinga code. Katubikore to ariyo nzira tubanza duheraho kugira ngo tubikore. Urakanda kuri initiate ugahitamo abantu 5. Nibyo byiza kugira ngo ziriya zose ko ari 300 izi uzihabwe. Ubizi urera ko biba byanditseho ko zemerwa ku bantu 5. Ubwo rero icyo usabwa ni ugukanda kuri 5 people, ugacuzinga 5 people, then ugakanda initiate. Yes, murabona ko ubu nemerewe gusharinga iyi code. Icyo nsabwa rero ni ugukanda kuri iyi code aha ngakora copy. Ndakeka muri kwabona, urahakanda ugakora copy, then ukaza muri groupe ya Telegram. Muri ya groupe batangiramo za hashcard cyangwa se izo bita Magic Stone. Icyo usabwa ubwo ni ugukurikirana iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Ndakeka muri kwabona neza cyane. Dore uburyo wandika kugira ngo byorohe kuzibona. Mwabonye ko ngewe bamaye iyo bayita Water Magic Stone. Dore uko ubigenza rero. Icyo usabwa ni ukugira gute, ni ugukanda ukandika uti Water Magic Stone, then ugashyiraho utuntu tuyerekana neza, ubundi ugapestingaho ya code yawe. Ndakeka uri kuyibona neza cyane. Ubu code ubu yisharinze, ubundi ukayikorera copy kuko batambukamo message nyinshi bisaba ngo uhore nawe uyimura. Urareba batanga amasegonda akarangira, ugategereza ko ya masegonda arangira, ukongera ugasharingamo. Abantu bakeneye Water Magic Stone batangira gukora join mpaka abantu buzuye. Ndakeka muri kubyumva neza cyane. Icyo usabwa rero nawe ni ugukurikirana iyi video akantu ku kandi, ukongera ugakora share. Ikintu kikubwira ko bakunze ugaruka ukajya ugenda ureba. Urareba hariho umwe wowe, haraburaho abandi 4. Urabibona. Icyo usabwa rero ni ukujya usa nk'ugaruka aha, ukongera ukagarukamo cyangwa se ukarodinga telefone yawe kugira ngo urebe ko hari uwa joininze mpaka bose buzuyeho. Aba 5 mpaka buzuye. Icyo usabwa rero ugomba guhita ba 5 iyo bamaze kuzura hano ubona bagiyeho, aha hantu hejuru haza ijambo execute.
reka dusharinge, dukomeze dusharinge. Ubu ndabizi gusharinga biremewe. Muri kubibona ko hariho uburyo bwo gusharinga bwinshi. Dukomeze dukore share mpaka buzuye. Nitugira amahirwe tukababona byihuse, biraba byoroshye cyane. Kugira ngo ino video itaba ndende, murabona uburyo bikorwa. Ucyo ukora wowe uwakanze ira initiate, ukayikora iki, ugasharinga aka gakode muri application. Icyo ubona kikoroheye nicyo ukora, ugakora share. Ndakeka muri kubibona neza cyane. Ukora share mpaka ba bantu 5 hano bagize gute, bahuzuye. Icyo rero ubwo ni uburyo bumwe wakoresha wowe ugasharinga kode. Ubundi buryo reka dukore sanseri kugira ngo mbereke ubundi buryo twakoresha. Ubundi buryo rero ni kujoyininga. Ahangaha iyo ukora join wowe ukanda kuri join, ubundi ukajya gushaka agakode kitiranwa na yindi yawe. Murabizi ko twe dufite iyo bita Water Magic Stone. Icyo ukora uza muri groupe, ukareba ko hari umuntu uri busharingemo iyitwa Water Magic Stone, ukareba ko hari uri bubonemo uyifite. Ikiza utegereza message zije vuba, nabyo biba byoroshye. Ukareba ko hari umuntu urayisharinga yitwa Water Magic Stone. Ntago babyemewe gufata iyindi tariyo. Icyo usabwa wewe ni ukuba wafashe ya yindi bisa nyine n'ubundi yitwa Water Magic Stone. Niba ari wind, niba ari lighting, ziba zihari nyinshi. Icyo ukora wowe rero ushaka n'ubundi iyitwa Water Magic Stone, akaba ariyo nawe ujoyininga. Katuyitegereze turebe ko tuyibona, turebe muri message zabanje. Icyo ukora nawe ni ukuyishaka kode nyine ukayisharingamo, ziba zihari nyinshi. Turebe ko tuyibona neza cyane. Ndabona itari kuboneka, gusa icyo ukora ni icyo ngicyo. Usabwa kuba ufite Telegram. Ikindi kintu usabwa kuba ufite izo hashcard cyangwa se Magic Stone, wemerewe kuzisharinga. Kadutegereze message wenda hari uri buyizanemo ya Water Magic Stone ariyo ari gusharinga. Nabyo birakunda. Kuba utarakora subscribe wayikora. Mbibutsa ko ubaye ufite ikibazo wibaza watwandikira muri comment. Reka dufate yanditse ngo exchange code. Ukora copy aka gakode konyine. Ndakeka muri kukabona. Ukora copy ukakazanamo, ugakanda ya join nababwiraga, ugapestingamo ka gakode kawe, ubundi ugakanda iyi confirm. Iyo ari yo ya nyayo bita bikunda. Ndakeka murabibona ko bimaze kwemera ko tujoyininga. Ubu icyo usabwa wowe biba byarangiye, nta kindi kintu usabwa. Uyu muntu wayisharinze niwe uburi bwemeze, ubundi kuri Soul Power yawe cyangwa se hahandi wakoreraga iyi My Soul Power ugasanga yiyongereye. Ndakeka mubibonye neza cyane uburyo bikorwa. Uburyo ni bubiri, hari uburyo bwo kwinjiza bwo kujoyininga cyangwa se wowe ugasharinga, ariko ubworoha cyane ujye ukora share, nabyo biroroha, cyangwa se ukore join, nibyo byihuta. Wowe ureba umuntu washarinze kode isa n'iyawe ukayisharinga.
nicyo kintu cyihuta. Reka mbashimire rero mwakurikiranye iyi video, ubaye utarakora subscribe wayikora, ufite ikibazo wakibaza watwandikira muri comment cyangwa se ugakora share iyi video ukayisharinga n'abandi bagenzi bawe baba bibaza ibibazo nk'ibi ngibi by'uburyo bakinjiza nyinshi. Yari video mwateguriwe kuri channel All Mining Update. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mwakurikiranye iyi video, kora subscribe, like na share na comment.